Twongeye kubaha ikaze muri iki kiganiro Karame Mubyeyi mugezwaho na Tuyisenge Lucy umubyaza. Nkuko tubimenyereye mu biganiro byacu twibanda cyane ku mubyeyi utwite. Ikiganiro cy'uyu munsi twabateguriye ikiganiro cyiza cyane kivuga akamaro ndetse n'inyungu iboneka mu gihe umubyeyi ajya kwipimisha inda. Ababyeyi benshi usanga ibi bintu babikora ariko batazi icyo bibamariye. Nyamara mu gihugu cyacu ndetse n'ahandi ku isi ubushakashatsi bwagiye bugaragaza yuko umubyeyi utwite aba akwiriye kugana ivuriro mu gihe atwite, bakajya bamuha amagahunda yo kugaruka bagakurikirana umwana we kuzageza umubyeyi abyaye. Hari igihe rero usanga umubyeyi avuga ati bimaze siki, inshuro ni nyinshi, ugasanga umubyeyi aracika intege. Muri iki kiganiro mu byo twita unkurikiye, nawe muntu uwo ari we wese waba unkurikiye ariko ushobora kugira aho uhurira n'umubyeyi utwite, ndagira ngo mbabwire ko gupimisha inda ari ikintu cy'ingenzi cyane ku buzima bw'umubyeyi utwite, cyane cyane no ku buzima bw'umwana we. Watekereza uti abaganga baratuvuna, baratubwira ngo tujye duhora tugaruka. Nyamara kugaruka bigufitiye akamaro gakomeye cyane. Usanga duhamagarira umuntu wese wasamye kuza kwipimisha hakiri kare cyane kugira ngo tubashe kumenya uko ubuzima bwe buhagaze ndetse tubashe kumukurikirana kuzageza abyaye. Ese byaba bimaze iki gukurikirana umubyeyi utwite? Ndagira ngo mbibutse yuko umubyeyi utwite atari umurwayi nk'uko twagiye tubibona mu biganiro byabanje. Nyamara nubwo atari umurwayi ariko akwiriye kujya kwa muganga kenshi kugira ngo abaganga bashobore kumukurikirana bamenye niba ubuzima bwe bumeze neza ndetse n'ubuzima bw'umwana atwite nabwo bumeze neza. Iyo umubyeyi rero atitaye kuri izi nshuro agomba kuza kwa muganga ngo tumukurikirane, tumupime, tumenye niba ameze neza n'umwana we, ashobora kuzagira ingorane dushobora guhura nazo mu gihe ari kubyara ndetse zikaba zabasha guhitana ubuzima bw'umwana n'ubw'umubyeyi kuko bitagaragaye kare. Impamvu ari ingenzi cyane kujya ku gipimo, icya mbere ni uko umubyeyi utwite akwiriye no kumenya nyine ko atwite. Iyo rero umubyeyi utwite yaje ku gipimo bwa mbere, abaganga babanza kumenya koko ko atwite. Iyo dusanze uyu mubyeyi atwite, tumuha inama zerekeranye n'ubuzima ndetse tukanapima ubuzima bwe tukareba ko nta bundi burwayi yaba afite mu gihe atwite. Mubyeyi utwite unkurikiye, ndagira ngo nkwibutse yuko kujya ku gipimo ari inyungu zawe, akaba inyungu z'umwana utwite, akaba inyungu z'igihugu ndetse n'isi muri rusange. Kuko nta mubyeyi ukwiriye gupfa atanga ubuzima. Nta mwana ukwiriye kuduca mu myanya y'intoki kandi yakabaye abaho. Nyamara ubushakashatsi bwagaragaje ko tujya duhura n'ibibazo mu gihe ababyeyi bari kubyara ndetse na nyuma yaho, iyo birengagije kuza ku gipimo inshuro ziba zikwiriye. Mu gihugu cyacu turacyahamagarira ababyeyi kuza byibuze inshuro 4 kugeza umubyeyi abyaye. Ariko niyo zarenga biba ari byiza cyane kuko bituma umubyeyi ajya kubyara tuzi neza ko ubuzima bwe nta ngorane bufite ndetse nta n'izizabaho. Wenda tugatungurwa n'izo twabona, ariko iby'ibanze byo kwirindwa twarabashije kubyirinda. Icya mbere rero inyungu bigufitiye kuza ku gipimo. Iyo umubyeyi aje ku gipimo bwa mbere, tubanza tukareba niba umutima w'umwana utera neza. Iyo ari mu gihembwe cya mbere cy'inda, hari igihe akenshi uyu mutima w'umwana tutahita tuwumva keretse aho bashobora gukoresha ekogarafi bakabasha kuba babona ko umutima w'umwana utera. Ariko nko ku bigo nderabuzima hamwe na hamwe ushobora kutahasanga iyo ekogarafi, ariko abaforomokazi cyangwa se ababyaza bahakora bakaba bafite ubundi buryo bashobora kumenya ko umutima w'umwana wawe utera neza. Nyamara mbere y'uko umuganga amenya ko umutima w'umwana wawe utera neza, nawe ubwawe ushobora kumva umwana akina mu nda. Niyo mpamvu duhamagarira umubyeyi wese utwite ugejeje hejuru y'ibyumweru 20 kujya akurikirana inshuro umwana we akina mu nda. Akenshi uzasanga abaforomokazi cyangwa ababyaza bakubaza ngo mbese wumva umwana akina? Icyo ni ikimenyetso cyiza cyane cy'uko umwana uri mu nda yawe ari muzima. Iyo rero uje muri bya byumweru bya mbere by'inda munsi y'amezi 3, ubwo ni hagati y'ibyumweru 12, dushobora kumenya niba byibuze ubuzima bw'umubyeyi bwo ari buzima.
bakagufatira ibizamini by'amaraso, bakagufatira ibizamini by'inkari, bakamenya ko nta ndwara zirimo zishobora kwangiza uwo mwana uri mu nda, ndetse bikaba byakwangiza n'ubuzima bwawe nawe. Urumva rero nk'umubyeyi utwite, wowe ubwawe ntiwakwisuzuma ngo umenye ko ubwo burwayi utabufite. Ariko uje mu gipimo mu gihembwe cya mbere cy'inda, abaganga bashobora kuvuga ngo dutangiranye n'umubyeyi ufite ubuzima bumeze gutya, bagashobora kugukurikirana. Iyo umuganga asanze urwaye, ntashobora kugusezerera atakuvuye. Iyo umuganga asanze uri muzima, akugira inama z'uburyo uzitwara muri icyo gihe utwite kuzageza igihe uzabyarira, ndetse akaguha na randevu yo kuzagaruka. Mbibutse yuko iyo wa mubyeyi yaje atugana mu gihembwe cya mbere cy'inda, tumuha urukingo rwa tetanusi. Tuzi neza ko iyi tetanusi ishobora kwandurira mu bintu bikomeretsa, ishobora kwandurira mu cyuma cyagukebye, ishobora kwandurira mu ihwa ryakujombye, ishobora kwandurira mu kintu icyo ari cyo cyose igihe ubashije kugira igikomere, icyo gikomere kigahura n'ibitaka. Cyane cyane ko iyi virusi ikunda kuba mu bitaka cyangwa se ku bintu bifite umugesi cyangwa se ku byuma bidafite isuku. Rero mubyeyi utwite, iyo uje ku gipimo ubasha kwakira urwo rukingo rugukingira wowe n'umwana wawe. Cyane ko tuba tutazi n'uburyo inda ishobora kugufata ukaba wabyarira n'ahantu aho ariho hose. Murabizi neza ko Minisiteri y'Ubuzima ndetse n'isi muri rusange duhamagarira ababyeyi batwite kubyarira kwa muganga. Ariko nk'ababyeyi babyaye inshuro nyinshi bijya biba ko inda imukora ikamutungura, ugasanga abyariye ahantu hatari kwa muganga. Iyo wikingije rero rwa rukingo rwa tetanusi, bituma umwana wawe arindwa ndetse nawe ukarindwa kuba warwara iyi ndwara biba binagoye kuvura ndetse no ko yakira vuba. Niyo mpamvu mpamagarira umubyeyi wese utwite unkurikiye, ndetse n'umuntu ushobora kuba abana n'umubyeyi utwite, kumushishikariza kuza ku gipimo kugira ngo ibyo ngibyo abaganga babikore, banabimenye, bamenye ko umubyeyi wacu ameze neza. Ikindi, muri iki gihembwe cya mbere cy'inda, umubyeyi ahabwa inzitiramubu iteye umuti kugira ngo bibashe kumurinda kurwara malariya. Murabizi neza yuko mu gihugu cyacu ndetse n'ahandi hose ku isi, aho malariya ishobora kuboneka, ni icyorezo gituma ubuzima bw'umubyeyi utwite bwangirika, ndetse n'ubw'umwana atwite batazahara bakaba banatakaza ubuzima. Niyo mpamvu iyo umubyeyi aje mu gihembwe cya mbere cy'inda, ashobora gutwara iyi nzitiramibu iteye umuti ikamurinda kuzarwara ya malariya ishobora kumuhungabanya. Mu gihembwe cya mbere cy'inda rero, uyu mubyeyi wacu ashobora no guhabwa ibinini bimurinda indwara z'inzoka. Mubyeyi utwite unkurikiye, ndagira ngo nkwibutse yuko ukwiriye kuza igihe cyose umaze kumenya ko wasamye, abaganga bakagukurikirana. Iyo ugeze kwa muganga baguha iyindi gahunda y'igihe uzagarukira, ndetse bakaguha na gahunda yo kuzakomeza za nkingo za tetanusi kuzageza igihe uzazirangiriza. Ibi rero bigufitiye umumaro ukomeye cyane. Mu gihembwe cya kabiri cy'inda, ahangaha dushobora kureba niba byibuze n'umutima w'umwana utera neza. Mubyeyi utwite unkurikiye, ushobora kumva umwana wawe akina mu nda, ariko byakugora kubara inshuro umutima w'umwana wawe utera. Ariko iyo uje kwa muganga muri cya gihembwe cya kabiri cy'inda, bashobora gukoresha ekogarafi cyangwa bagakoresha ibindi bikoresho byabugenewe, bakumva niba umutima w'umwana wawe utera neza. Kuba umutima w'umwana utera ubwabyo ntibihagije, kuko ushobora gutera inshuro nkeya cyangwa ugatera inshuro nyinshi cyane. Ariko iyo umuganga agukurikiranye, ashobora kumenya ko wa mutima w'umwana uri gutera mu rugero rukwiriye, ibyo bikaduha icyizere cy'uko umwana wawe ari amahoro. Mubyeyi utwite unkurikiye, ndagira ngo nkwibutse yuko kuza ku gipimo ari bimwe mu bintu biturinda kugabanya impfu z'abana n'ababyeyi bashobora gupfa. Umwana ashobora gupfira mu nda yawe, umubyeyi ashobora gupfa ari kubyara, cyangwa n'umwana agapfa avuka. Ibi rero ni ibintu duhanganye nabyo muri iki gihe kugira ngo tubashe kubungabunga ubuzima bw'umubyeyi utwite. Iyo ugarutse kuri randevu umuganga yaguhaye, ahangaha mbibutse yuko tunapima urugero rw'amaraso. Ese amaraso uyu mubyeyi utwite afite angana gute? Iyo tubonye umubyeyi wacu afite igipimo cy'amaraso kiri hasi, tumugira inama y'ibyo kurya ashobora gukoresha, ndetse tukanamugira n'inama y'uburyo ashobora kuzamura ya ngano ye y'amaraso akoresheje ibyo arya. Nyamara hari igihe umuganga abona igipimo kiri hasi cyane, bikaba ngombwa ko uyu mubyeyi ahabwa imiti. Mubyeyi utwite unkurikiye, reka nkwibutse yuko wowe bitakorohera kumenya igipimo cy'ingano y'amaraso ufite muri wowe. Nyamara iyo waje gupimisha inda ukaza kuri cya gipimo, abaganga bashobora kumenya ingano y'amaraso ufite niba ihagije cyangwa niba ari nkeya. Reka mbibutse yuko umubyeyi utwite ufite ingano y'amaraso nkeya aba afite akaga ko kuzagira ikibazo cyo kuva amaraso cyane amaze kubyara. Ibi nabyo bikaba ari bimwe mu bintu bishobora gutuma umubyeyi azahara cyangwa agatakaza ubuzima. Ariko iyo waje ku gipimo, dushobora kumenya iyo ngano y'amaraso, tukamenya ko mu kubyara kwawe
bizaba ari amahoro. Mubyeyi utwite unkurikiye, ndagira ngo nkwibutse yuko ku nshuro ya gatatu uje kwipimisha aba ari cyagiye wegereje kubyara. Ahangaha dushobora kongera tugasubiramo bya bizamini, tukongera tukumva ko umwana umutima w'umwana utera neza, tukareba niba umwana akura neza mu nda yawe, tukareba niba ibiro by'umwana byiyongera aho bakoresha ecography, tukamenya ngo uyu mwana kugeza kuri iki kigero ni umwana muzima ukwiriye kuzavuka nta ngorane zibaye. Ariko reka mbibutse ko kwa kundi uzagupimisha inda bishobora no kwereka abaganga yuko hari ikibazo gihari, umuganga akagutabara hakiri kare. Dushobora gusanga ibiro by'umwana bitiyongera, dushobora gusanga umwana atari gukura neza mu nda, dushobora gusanga umubyeyi yaratakaje ibiro, dushobora gusanga umubyeyi atangiye kugaragaza ibimenyetso by'indyo nkene cyangwa malnutrition mu rurimi rw'igifaransa. Ibyo byose bituma abaganga bahita bagira icyo bakora gitabara ubuzima bwawe mbere y'uko ubyara. Ariko iyo utaje ku gipimo tuba tuzahura nawe waramaze kuzahara, kubyara kwe kukazamo akaga kenshi cyane. Mubyeyi utwite unkurikiye, ndagira ngo nkwibutse yuko kubahiriza gahunda uhabwa n'abaganga ari ibintu bikwiriye kandi ukabyubaha, ntuvuge ko uzabujyayo. Usanga abamama benshi bajya basiba amarandevu abaganga baba barabahaye. Ibi ntago ari byiza kuko iyo usibye randevu bishobora gutuma muri ya randevu ibi bibazo byari kubonekamo bitaboneka, ukazaza waramaze kuzahara. Reka mbibutse yuko iyo wongeye guhabwa randevu na muganga, ahangaha tugira bwa buryo bwiza bwo kuganira nawe, tukanakwibutsa akamaro ko kubyarira kwa muganga. Reka nibutse umubyeyi unkurikiye, ubyaye inshuro zirenze imwe, ushobora kubyara inshuro ya kabiri, inshuro ya gatatu, inshuro ya kane. Kubyara kwawe byihuta cyane kurenza ugiye kubyara inshuro ya mbere. Niyo mpamvu uba ukwiye guhitamo aho uzabyarira mbere, ukahateganya, ukahategura, ukaba uzi neza yuko igihe cyose uzumva ibimenyetso ndetse ukumva utangiye kuribwa, uzabuze n'izivuriro ujyaho atari kuzaritegura uko hageze. Ibi nabyo rero tubiganira n'umubyeyi utwite mu gihe adusanze kuri ya randevu tuba twaramuhaye. Mubyeyi utwite unkurikiye, reka nkwibutse yuko muri cya gihembwe cya gatatu cy'inda ariho tukugira inama yo gutegura imyenda y'umwana. Ahangaha reka mbibutse ko iyo umubyeyi atwite ntabwo agura imyenda ari uko inda yamukoze, ntabwo agura imyenda ari uko asigaje icyumweru kimwe ngo abyare. Utangira kwitegura gahoro gahoro kugira ngo uzajye kubyara ufite ibyo ukeneye byose kugira ngo umwana azabashe kujya mu myenda myiza. Mubyeyi utwite unkurikiye, reka nkwibutse ko hari ibintu by'ingenzi udakwiriye kubura mu gihe cyose witegura kujya kubyara. Icya mbere, uba ukwiye gutegura agasarubeti keza, agasarubeti gafite amaguru cyangwa se gafite amasogisi. Mujye mwibuka gutegura ingofero kugira ngo turinde abana bacu ubukonje. Ikindi wakwitegura ni ikigoma, igishora ndetse n'ibindi byose muzi abana bakenera kugira ngo babashe gushyuha bagubwe neza. Nawe ukitegura imyenda yo kwambara ndetse ugategura n'ibyo uzakoresha by'isuku kugira ngo nyuma yo kubyara uzabashe kuba ufite ibyo ukeneye byose. Reka mbibutse yuko iyi myenda itegurwa kare, ikabikwa mu gasakoshi cyangwa mu kavarisi. Igihe cyose ukeneye kujya kwa muganga biba byiza cyane iyi imwe muri iyi myenda ugiye uyitwaza, kuko udashobora kumenya igihe bizakuberaho ugasanga urabyaye. Ntukajye ugenda udafite ikigoma mu isakoshi, ntukajye ugenda udafite ka gasureti navuze, ntukajye ugenda udafite akagofero k'umwana, ntukajye ugenda udafite igitenge. Hari abamama benshi bijya bishyika ko ashobora kuba agiye mu isoko, agiye ahantu runaka, yajya kubona akabona isuha iramenetse. Iyo uyu mubyeyi nta kintu yitwaje biramugora cyane. Mubyeyi utwite unkurikiye, reka nkubwire yuko ukwiriye kwitegura kubyara ndetse ukabishyira muri gahunda mbere yuko hagera. Ntugere kwa muganga bigutunguye ngo usange ubuze icyo gushyira mu mwana. Iki kiganiro kigamije kukwereka ibintu by'ingenzi uba ukwiriye kugira mu gihe utwite kugira ngo mu gihe cyo kubyara utazagira ikibazo na kimwe kikugeraho. Navugaga rero akamaro ko gupimisha inda ku mubyeyi utwite. Muri aka kanya reka mbibutse yuko byaba byiza cyane umubyeyi utwite agiye ajya ku gipimo aherekejwe n'umugabo we aho bishoboka, ndetse uyu mugabo nawe akagira uruhare mu kubungabunga no mu gusigasira ubuzima bw'uyu mubyeyi utwite. Mugabo unkurikiye ufite umugore utwite, reka nkwibutse yuko nabyo wabishyira mu nshingano z'ubuzima bwawe bwa buri munsi, ukajya unibutsa umubyeyi utwite cyangwa se umufasha wawe ko amatariki yo kujya kwa muganga yageze.
ukanamuherekeza. Biba byiza cyane iyo mujyanye mukakira inama za muganga muri kumwe. Kandi mbibutse yuko uko umubyeyi w'umugabo n'umubyeyi w'umugore baba hafi cyane, n'umwana wabo uri mu nda arabyishimira ndetse akabyumva. Mugabo unkurikiye muri iki kiganiro ufite umubyeyi utwite, ni byiza yuko muri iki gihe cyose umubyeyi atwite ukwiriye kubana nawe, ukamuba hafi, ukajya ndetse nawe ukurikirana ubuzima bwe, kugira ngo haramutse hagize igihinduka umufashe kugera ku ivuriro ari kare ndetse abashe gutabarwa. Ndimo nsoza iki kiganiro, reka nibutse umubyeyi utwite unkurikiye ko dufite amavuriro menshi atandukanye ashobora no gutanga amarandevu atandukanye. Icyo nguhamagarira, ushobora gukurikiranwa ku kigo nderabuzima. Ku kigo nderabuzima iyo ugiyeyo bagenda baguha randevu ku matariki uzagenda ugarukiraho. Baguha agakarita witwaza kazajya kakwibutsa igihe ugomba kugarukira kwa muganga. Mubyo twita unkurikiye, ujye ukomeza uzirikane mu matariki kandi uyubahirize kugira ngo ubuzima bwawe bukurikiranwe kugeza igihe uzajya kubyarira nta ngorane zibaye. Nibabona ufite ikibazo bagutabare hakiri kare. Nibabona nta kibazo gihari bakugira inama z'uburyo wakwitwara kugira ngo ejo n'ejo bundi uzabashe kubyara umwana muzima kandi nawe ube muzima. Tugira amavuriro yigenga aho ushobora gusanga abaganga bagukurikirana bashobora kuguha amarandevu menshi akurikiranye bitewe n'ikibazo umuganga ashaka gukurikirana. Wirambirwa, wivuga ko ecography zabaye nyinshi, wivuga ko bahora bagufatira ibizamini, kuko n'ubuzima bwawe kandi ibyo byose abaganga bagukorera ni kubw'inyungu zawe n'iz'umwana. Rero ni byiza cyane yuko waba ukurikiranwa n'ivuriro ryigenga, waba ukurikiranwa n'ivuriro rya leta, ukwiriye kubahiriza izi gahunda baguha kugira ngo uzageze igihe cyo kubyara uri amahoro. Mubyeyi twita unkurikiye, hari igihe nawe ubwawe wakwiyumva utameze neza, randevu kwa muganga baguhaye itaragera. Reka nkwibutse yuko utarindira iyo randevu. Abamama benshi bajya bakora iri kosa, ugasanga aravuga ngo nzajyayo muganga kuri gahunda muganga yampaye. Ntago ari ibyo. Niba wumva ubuzima bwawe bwahindutse, ukumva uri kumva umeze nk'umurwayi, ukumva utacyumva umwana akina mu nda, ukumva utangiye guhindurwa, niyo wabavuye kwa muganga ahita usubirayo, kubera ko ubuzima bwawe bushobora kwangirika hagati y'igihe wavuye kwa muganga na randevu muganga yaguhaye. Niyo mpamvu umubyeyi wese utwite unkurikiye akwiriye kumenya ko ari we wumva uko ubuzima bwe bumeze, akamenya ko akwiye no kugera ku muganga hakiri kare kugira ngo amutabare. Navugaga yuko wibonyeho ikimenyetso runaka, mu gihe randevu baguhaye itaragera, gera kwa muganga bashobore kugufasha, bashobore kugutabara, kuko ushobora kugira uburwayi buri hagati ya marandevu baguhaye ataragera. Isaha iyo ari yo yose, haba ku manywa haba nijoro, isaha iyo ari yo yose wumvishije ubuzima bwawe butagenda neza, nyarukira ku ivuriro rikwegereye kugira ngo babashe kugutabara. Reka mbibutse yuko amagara aseseka ntayorwe, kandi reka mbibutse yuko kwirinda biruta kwivuza. Ikindi ngo iyo amagara asesetse buri wese asamaye. Reka mbasabe rero kugira ngo tugendane muri ibi biganiro, mujye mukomeza mukurikirane ibiganiro tubagezaho kugira ngo mushobore namwe kumenya uburyo mwacunga ubuzima bwanyu n'icyo mwakora kugira ngo mubashe kugira amagara mazima. Soza iki kiganiro, nashishikarizaga umubyeyi wese utwite unkurikiye kubahiriza kujya ku gipimo cy'inda kuva atangiye gutwita kugeza na nyuma yo kubyara. Mbibutse yuko na nyuma yo kubyara hari gahunda duha umubyeyi utwite kutuzanira umwana kugira ngo tumukurikirane, tumenye niba na nyuma yo kubyara umwana akimeze neza kandi nta ngorane zabayeho. Izo gahunda zose muhabwa n'abaganga mujye muzubahiriza kugira ngo dufatanyirize hamwe kubungabunga ubuzima bw'umubyeyi utwite ndetse n'ubuzima bw'umwana wavutse. Reka mbararikire ikiganiro cy'ubutaha aho tuzarebera hamwe akaga gashobora kugera ku mubyeyi utwite ubana n'umuntu unywa itabi mu gihe uyu mubyeyi yaba atarinywa, cyangwa se kagera ku mwana uri mu nda mu gihe umubyeyi we yaba akoresha itabi ndetse n'inzoga. Naho mu kiganiro cy'ubutaha, reka rero mbararikire gukora subscribe mu gihe mutarayikora kugira ngo ibiganiro tubagezaho mujye muhita mubibonera igihe, ndetse mudukorere share mubigeze no ku bandi kugira ngo tubashe twese gufatanyiriza hamwe gutabara ubuzima bw'abantu. Ikindi twifuza ko mwakora like, mukanatwereka ko mudukurikiye, muduha comment, wakwandika ikibazo, wadushimira, cyangwa se ukanatubwira uko nawe ubyumva kugira ngo iki kiganiro kirusheho gukomeza kuba ari ikiganiro kibafitiye umumaro. Murakoze cyane, ndabakunda kandi turi kumwe muri ibi biganiro.
ngo dufatanyirize hamwe gusigasira ubuzima bw'umubyeyi utwite. Bye naho mu kiganiro cy'ubutaha.